Shalom nshuti bakunze ba Hoziyana TV aho muherereye hirya no hino, twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana no gukomera no kurushaho kugubwa neza muri Kristo Yesu. Turizera rero ko Imana ikomeje kubarinda COVID-19 nubwo bitoroshye, ariko nanone ni byiza ko tugerageza kubahiriza amabwiriza duhabwa n'ubuyobozi cyangwa se na leta, twirinda mu buryo bwose, harimo gukaraba mu ntoki, harimo kwambara udupfukamunwa cyangwa se twa masike tubasha kudufasha kugira ngo tubashe kwirinda iyi COVID-19. Nk'uko rero mubimenyereye, ni Eric Uwayesu, tugiye gukomeza tuganira. Uyu ni wa mwanya mwiza tugira gutya tugahamagara abantu bagiye batandukanye, nk'uko twagiye tubibatangariza ko iki ari ikiganiro gishyashya twashyizeho kugira ngo tujye duhamagara abakozi b'Imana batandukanye, barimo abapasiteri, abapostors cyangwa se ababishops n'abaprofeti ndetse n'abahanzi n'abandi bose bafite icyo bashobora kungura abantu, cyane cyane muri ibi bihe isi yugarijwe by'umwihariko n'iki cyorezo cya COVID-19. Ni muri urwo rwego rero kuri uyu munsi nka Hoziyana TV twatekereje kuba twahamagara umuhanzi. Kuri uyu munsi rero hari umuhanzi tugiye guhamagara, n'umuhanzi wamenyekanye cyane mu ndirimbo zigiye zitandukanye mu gisata cy'iyobokamana, ni ukuvuga mu ndirimbo za gospel. Rero akaba ari umuhanzi tuzi neza yuko abantu benshi mukunda kandi mukunda gukurikirana, cyane cyane ko n'indirimbo ze bigaragara ko zagiye zikurikirwa cyane kuri YouTube. Rero uwo nta wundi ni Nice Ndatabaye. Nice Ndatabaye niwe tugiye guhamagara kuri uyu munsi. Nk'uko mubizi nyine ni uburyo tugira gutya tugahamagara umuntu, tukagira umugisha tukamubona, tukabasha kuvugana nawe, tukagira ibibazo bimwe na bimwe tubasha kuba twabasha kumubaza. Ndagira ngo rero n'ubundi duhamagare umuhanzi Nice Ndatabaye utuye mu gihugu cya Canada, tumuhamagare hanyuma noneho tubashe kugira icyo tumubaza. Nk'uko kandi twagiye tubivuga, twavuze yuko ubaye hari ikibazo wumva wifuza kubaza umuntu uwo ari we wese, ubitwandikira muri komantere hasi kugira ngo bitworohere kubaza ikibazo wifuzaga kubaza. Nice Ndatabaye, reka tumuhamagare twumve. Telefone ye ndumva iciye. Hello. Yes, mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Ni Eric muvugana, tubahamagaye turi mu kiganiro kuri Hoziyana TV. Kugira ngo tugire ibibazo bimwe na bimwe tubabaza, cyane cyane abakunzi banyu bakunze kwibazaho. Yego mukozi Imana Eric. Yego, ubwo rero turizera ko mbere ya byose mumeze neza, Imana ikomeje kubarinda COVID-19. Ewane turaho kabisa, Imana ikomeje kuduhisha mu mababa yayo. Amen, Imana himbazwe. Amen. Mumeze mute aho ngaho muri Canada muherereye? Ewane Eric, turashima Imana hano muri Canada. Ubu twari twinjiye muri sama ho gato, mbese twari tuvuye mu gihe cy'ubukonje nubwo byahuriranye n'iyi COVID, ariko ni amahoro, abantu barakurikiza ingamba za Minisiteri y'Ubuzima. Mbese nyine urabona ko hari ubuzima, nubwo Bibiliya iravuga nubwo tugoswe ntabwo twihebye. Biragaragara ko hari icyizere cy'ubuzima. Yego. Imana ishimwe cyane, ndumva ari byiza cyane. Amen. Kandi
ni iby'agaciro kumva ko mufite amagambo meza yo guhumuriza abakunzi banyu. Amen. Hanyuma Nice Ndatabaye twabahamagaye rero kugira ngo tubabaze nk'abahanzi mumaje kumenyekana cyane mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Reka wenda duhere ku ndirimbo Umbereye Maso yamenyekanye cyane. Ni gute byakujemo guhimba iyi ndirimbo kuyandika? Wari mu yihe mood? Ndagira ngo use nk'utubwiye wandika iyi ndirimbo Umbereye Maso, iyo umuntu agukurikiye uri kuyiririmba abona bimeze nk'ibintu bikuvamo indani bitandukanye, nuko hari bamwe na bamwe wenda umuntu asanga ari experience n'iki. Ndagira ngo utubwire byagenze gute kugira ngo iyi ndirimbo ibashe kukuzamo. Urakoze Eric. Mu by'ukuri buri muntu wese iyo yandika indirimbo aba afite wenda niba nayita kuri inkomoko y'inganzo cyangwa se ikimuteye kwandika ya ndirimbo. Njyewe rero iriya ndirimbo mu by'ukuri ni indirimbo y'amateka. Ni indirimbo y'amateka kuri nje no mu muryango wanjye. Mu myaka yashize nko guhera 20 no kuvuga ngo wenda reka mvuge 17 gutyo cyangwa se umwaka wa 2017 narwaje umusista wanjye, noneho umwe mu bana bacu ararwara, n'umumama nyine afite abana ararwara. Arangije kurwara uburwayi bwe ntabwo ntitwabusobanukirwa, tumuvuza ku bitaro bitandukanye uko dushoboye, mbese bisa nk'ibigoranye. Muri iyo minsi twihebye tuvuga se Mana, uzaho wari wasengera umuvandimwe ko uvuga ngo Mana watubabariye umuntu ukamuvana mu buzima, ko yari afite uburibwe bwinshi cyane, kandi twajya mu bitaro bitandukanye ukabona wapi, byagera ukavuga ati nubwo tumukunda ariko nyine buriya Mana wamuvana muri ubu buribwe ukamwitwarira ukamwijyanira, byaba byiza kugira ngo aruhuke imibabaro. Nkiri muri ako gahinda nkomeza gusenga, urumva njye bangezaga amakuru n'amaudio nibereye hano muri Canada na bari muri Afrika. Bigeze aho ndi muri iyo minsi sinakubwira ngo narihereye ndasenga rwose, sinakubwira ngo byagenze gute. Nari ngiye mu kazi mu gatondo ndi gutwara imodoka, numva amagambo araje avuga ngo namenye ko ngoswe n'igicu n'ingabo nyinshi zikomeye. Amagambo yose araza, ndayarekodinga muri telefone, nuko indirimbo yose nayandukuye yose kugeza irangiye. Hanyuma muri iyo minsi nari mfitanye projet na Janti ko tugomba gukora album yanjye, kuko nabatuye hano muri Canada. Araza turakora indirimbo album yose iriho indirimbo zitwa nka Ndahamya, Yesu niwe, n'izindi ndirimbo zitandukanye ziri kuri iyo album. Noneho tugeze kuri Umbereye Maso, twari dufitanye gahunda ko hari indirimbo tuzakora. Ahita avuga ngo iyo kabisa ngomba gukora iyi ngiyi niyo tugomba gukora. Nanjye nyine turabyumvikanaho, ndamubwira be part of this project, indirimbo yose uhitamo ngewe rwose amuke. Nuko turayikorana, Janti yambereye umugisha pe, ambera nyine ubwo buryo turafatanya, indirimbo irakorwa, arayiproducinga. Niwe wakoze album yanjye ya mbere, nanamushimira cyane. So nuko indirimbo Umbereye Maso yaje muri makiza gufasha imitima y'abantu benshi, ariko naho yahereye pe. Ni byiza cyane. Tukiri aho ngaho hari umuntu ushobora kutwumva ariko akibaza ati ese koko uyu ni Nice Ndatabaye? Nagira ngo uduhe akapera gatoya kuri iyo ndirimbo Umbereye Maso, agace gatoya. Okay, reka ngerageze. Namenye ko ngoswe n'igicu n'ingabo nyinshi zikomeye, ntabwo bafite habe na gato, Yesu umbereye maso, ntabwo bafite habe na gato, Yesu umbereye maso. Unyibukije uburyo nanjye yagiye ambera amaso, nibyo koko Yesu atubereye maso.
amen Eric ndabizi Yesu akubereye maso muri South Africa. hanyuma uvuze kuri Janti unyibutsa ikibazo numvaga nacyo ngomba kukubaza. Yego. Janti ni muntu ki mu buzima bwawe kuko iyo umuntu twagiye dukurikirana nka Hoziyana mujya mu Rwanda muri konseri ya mbere mwakore mu Rwanda mu kwa 12 niba nibuka neza ari ku itariki 8. Yego. So twagiye dukurikirana ibikorwa byanyu uko mwagiye mubikora ugasanga ko Janti ari umuntu kuri mwebwe w'inkingi ikomeye mu buzima bwanyu. Turagira ngo mudufashe gusobanurira abakunzi ba Hoziyana TV Janti ni muntu ki ku buzima bwanyu. Mu by'ukuri wenda ngarutse inyuma ndaguha urugero hari inkuru gishimisha muri Bibiliya. Hari umugabo witwa Yoshua buriya iyo atagira Mose ngo amwerekere uburyo ibintu bikorwa ntabwo yari gukomerezaho nyuma ya Mose mu gihe ataragihari. buriya Yosuwa wese agira Mose we. Mu by'ukuri hari umuntu buri Imana yabara guteguriye ushobora nubwo uba ufite amasezerano hari umuntu Imana ibara gushiza imbere kugira ngo abashe gufata ukuboko ya masezerano ashyirwa mu bikorwa cyangwa se asohore. So navuga ko Janti yabaye ikiraro cyanjye cyo kuvana ubutunzi bwari mu mutima arizo ndirimbo noneho kugira ngo zive mu mpapuro zive mu bitekerezo ampa gutinyuka noneho ziva muri idea ziba materiel noneho zirakorwa zibasha kuba ubutunzi bubasha gukiza imitima. Nicyo navuga ko yabaye ikiraro pe yabaye intandaro. Amen. Hanyuma wenda tugarutse nanone nyuma gatoya mu byo twagiye dukurikirana twumvisha ko muri abakozi b'Imana bafite inshingano nyinshi mu itorero mukoreramo umurimo w'Imana aho muri Canada. Yego. Kuba umudiyakoni ukaba umuyobozi w'urubyiruko ukaba umuyobozi w'abaririmbyi umuntu yakwibaza ngo ibi bintu mubifatanya gute n'ubuhanzi? Ese ntacyo bibangamira cyangwa mubona ntacyo bizabangamira ku buhanzi bwanyu? Mu by'ukuri buriya ukuntu biba bimeze mu itorero ni nko mu rugo. Ni nk'uko mfite inshingano zo mu rugo, ndi umupapa mu rugo, ndi umugabo ufite umufasha wubatse ufite umwana, mbese mbamenyera ubuzima nyine bo mu rugo rwanjye. Itorero naryo buriya ni famiye. Ni ukuvuga ngo muri departement yose iri mu rusengero mfite abantu bandi dufatanya. Haba ari mu rubyiruko mfite abandi dufatanya, yaba ari mu buririmbyi n'ubwo ari ngiye umuyobozi wabo mfite abantu dufatanya. Buriya umuyobozi aravunika cyane. Umuyobozi impamvu arashobora kuvunika mu gihe ibintu byose yumva ko ari we agomba kubikora, ariko umuyobozi wundi yakagombye kuba umuntu we ufite abantu atoza bamufasha bya bintu z'inshingano kugira ngo abikore. Wibuke neza ndagusubira inyuma mu nkuru yo muri Bibiliya nabwo hari igihe kimwe Mose yari afite ibibazo aca imanza z'Abisirayeli niko Bibiliya itubwira ngo agahera mu gatondo akagera ku mugoroba ari guca imanza. Sebukwe araza aramubwira ati mva rero ushaka abagabo babizerwa bazi kugufasha uno murimo kugira ntuzavunike wenyine. So mu by'ukuri nanjye ukuntu mbikora mfite abantu bandi batojwe tugirana inama dufashanya ugasanga rero akazi karanyoroheye. Icyo ni cyiza kandi kirumvikanye. Hanyuma wenda ikindi kintu tufite kubabaza ni icyabajijwe n'abakunzi ba Hoziyana TV bagiye bibaza kenshi bakagenda badusaba kuzababariza bene iki kibazo. Ubwo rero ubwo tugize umugisha wo kubabona tukabafatisha reka tukibabaze. Mu gitaramo mwakoreye aho muri Canada ngira ngo ni igitaramo mwakoranye na Janti Misigaro ndetse na Israel Mbonyi. Yego. Abantu bibajije impamvu Israel Mbonyi nk'umuntu bari bamenyereye nk'umuntu inshuti yanyu mwagira icyizere mukamutumira muri Canada atabashije kuboneka muri konseri mwari mufite mu gihugu cy'u Rwanda kandi nta konseri yindi yari afite. Ese nuko mutamutumiye cyangwa nuko wenda mwamutumiye hakabonekamo izindi mpamvu?
mu by'ukuri Israel ubutumire narabumuhaye, namuhaye ubutumire bwo kwitabira concert, ariko ntabwo byashobotse, kandi izo mpamvu ntabwo byari bimuturutseho, ahubwo yari afite igitaramo kindi muri ntabwo ari igitaramo sore, yari afite uruzinduko muri Canada muri ya minsi. Ngira ni muri province ya Montreal niba ntibeje cyangwa Ottawa, ariko muri ya minsi ntabwo yari ari mu Rwanda. Muri ya minsi mbese twarabisikanye tujya muri Afrika nawe ari kuza muri Canada. Niyo mpamvu yonyine yatumye atabasha kuba mu gitaramo cyacu, yari afite emergency yiwe y'ubuzima bwe buri private, yari yajemo hano muri Canada. Ariko mu by'ukuri nta kindi kibazo, nta n'indi mpamvu yose, yari kuba yaratwitabye pe. Ni umuvandimwe, ni inshuti, kandi turabimwubahira cyane, n'ubufatanye akomeza kugaragaza muri gospel. Hari abantu bibazaga yuko hashobora kuba hari umubano utari mwiza hagati yabo na Israel Mbonyi, akaba aricyo cyamuteye kutitabira concert yanyu. Oya pe, n'urwo ruzinduko yagize rwo kujya muri Canada, ariko nta yindi mpamvu iyo ari yo yose rwose. Good. Nk'umuhanzi umajije kubaka izina, nahoze nkurikira indirimbo yanyu mbere maso, nsanga imaze gukurikirwa na hafi 4 miliyoni. Ni iki murimo mutekereza ku bahanzi bakiri batoya batarabona uburyo bwo kuba bazamuka? Hari abahanzi baba bafite impano ariko badafite ubwo buryo bwo kujya muri studio. Ni iki mubatekerezaho barumuna banyu bari inyuma yanyu? Icyo kintu yari kuvuze ni ikintu kinini muri njyewe, ni ikintu cyagutse cyane. Kandi iyo ugikozeho ubukoze kundi bari mutima. Impamvu mbivuga, mu by'ukuri si ukubyiratana, ahubwo niyerekwa njyewe, navuga ko ni ikintu Imana ishobora yanshize ku mutima kuba nakora muri iyi minsi. Urebye ukurikiranye amakuru yanjye, hari indirimbo mperuka gushyira hanze mu minsi ishize ihumuriza abantu, indirimbo yitwa Humura. Ni indirimbo nakoranye n'umwana muto cyane witwa Boaz. Uriya mwana namusanze mu Rwanda, mbona afite impano, ndamuhamagara, turicara dukora iriya ndirimbo, ndabimufashamo byose kugera kuri video, ndabimufashamo na promotion byose kugeza indirimbo irangiye. Ubu ni indirimbo imaze gukundwa, imaze kurebwa n'abantu benshi cyane, feedback ni nziza cyane. Iyi ni impano nshya itarizwi, nta handi yigeze akora umuziki, ahubwo ni ukugira ngo tumushigikire. Hari n'undi mwana w'umukobwa nasanze muri Kenya, ari mu bantu bahoze bankorera backup, nayo indirimbo ye ubu ni corona isa nkaho yabyitondesheje, projet iri muri studio, nawe turi kumufasha igiye gusohoka. Ndetse no kuri album yanjye y'izi ndirimbo za live nakoreye mu Rwanda yatangiye gusohoka, abari muri concert mu Rwanda barabibonye. Hari umwana uririmba neza cyane rwose, umwana w'umusore witwa Mandela. Hari indirimbo imwe twakoranye muri concert yabaye recorded live, urumva twayikoranye featuring. Ni indirimbo ya Mandela, ariko nyine naramwintroduce turayiririmba mu rwego rwo kuzamuriza impano. Izasohoka nayo vuba, nzayibagezaho. Urumva rero njye ni ikintu mfite rwose, nkangurira na buri muhanzi wese gufasha abantu bakiri hasi, kuko natwe tugeze twarafashijwe. So numva ari ikintu rwose twagombye gukora, tukabafasha uko dushoboye financially, ibitekerezo no gutegura ibintu, ukabereka inzira wanyuzemo. Buriya weretse umuntu inzira yanyuzemo biramworohera, nta nubwo avunika, nta nubwo akoresha imbaraga atari gukoresha, kubera ko wowe umwereka aho wanyuze. Numva rero ari ikintu cy'ubufatanye cyagombye kubaho, no gushigikira impano rwose. Ariko icyo ni ikintu cyiza kandi turi gukora muri iyi minsi. Kangurira na bagenzi banjye kuba twakunga ingabo mu bitugu, tugafasha abana bato. Icyo ni ikintu cyiza cyane nice, kandi turagishimye uburyo rwose uri kugira uruhare rukomeye mu kugira abahanzi bakiri bato mugenda muzamura. Imana yo mu ijuru izabibahembera, kandi natwe turabibashimiye. Hanyuma tugana ku musozo, ndagira ngo tubabaze ni iyihe message mwatanga ku bakunzi banyu mu bihe nk'ibi isi yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19? Message nkunda guha abantu ni message imwe. Mu by'ukuri
hari icyanditswe nkunda cyane kiri muri Matayo 24 cyangwa se 24, biterwa nuko umuntu avuga. haravuga ngo hahirwa, haravuga ibintu byinshi, akavuga ngo hatangira havuga ngo hazabaho ibihe biruhije, ngo muzangwa n'amahanga babahora izina ryanjye. Hepfo haravuga ibintu byinshi, ariko nkunda ijambo rivuga ngo hahirwa uwihangana akageza ku mperuka. Uri mu mirongo ihera aho hepfo muri icyo gice cya 24. Icyo mbwira abantu, hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo kuishi ni Kristo, ngo nakufa ni faida kwa kila Mkristo wa kweli. Bishaka kuvuga ngo kubaho muri ubu buzima ni amahirwe Imana ibuduhaye kugira ngo tuvuge ubutumwa, kandi tunapfuye ni amahirwe kugira ngo dusange Imana kubizera. So nkabashaka kubwira abantu ngo mu by'ukuri nta mpamvu yo gukuka umutima, kuko twebwe hose hari amahirwe kuri twebwe. Niba kuri none Imana ikiduhaye kubaho kuri iyi si, mureke dukomere tuyikorere. Hari agaterima bakunda gukoresha muri high school, bakavuga ngo dukore nk'abazapejo. Ni ukuvuga ngo mu gihe tukiriyo tugitijwe ubuzima, nta mwanya wo gupfusha ubusa, mureke dukorere Imana twivuye inyuma. Kandi Imana niduhamagara nabwo ni byiza, tuzavuge ngo tuzavuge nka Paulo, tuvuge ngo narwanye intambara nziza, narinze ukwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Tugomba kugira icyo twiratana imbere y'Imana binyuze mu buryo twakoresheje umwanya wacu nuko twakoze. So message yanjye ni ukwihanganisha abantu muri ibi bihe bari kunyuramo, turi kunyuramo twese, n'isi iri kunyuramo, ariko mbakangurira kongera gutekereza ku bwami bw'Imana. Turi mu isi mu gihe buri wese afite guarantee ihariho. So reka twibyaze umusaruro, dukorere Imana kugira ngo ntibizagaragare nkaho wabaye ku isi kandi utaruyiriho, mbese nta kintu wigeze ukora. Reka dukorere Imana twivuye inyuma. Nawe Eric, ubutumwa uri gukora turagushimira, na Hoziyana TV. Ibi ni ibikorwa bigenda bigaragaza ko muri gospel hari intwari ziri kwitangira ubwami bw'Imana. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane. Nice Ndatabaye, reka tubashimire kuba mwemeye kwitabira ubutumire, mukemera rwose gufata telefone kugira ngo mubashe gusubiza ibi bibazo abakunzi banyu bibazaga. Yego Eric, namwe mwakoze kudutekereza, kandi umuntu wese udukurikiranye rwose turamushimiye, ndetse tunavuze ngo niba hari icyifuzo icyo ari cyo cyose uwo muntu yaba afite kimugoye, turagusengeye kugira ngo Imana ibyivangemo, Imana igukemurira icyo kibazo, uzazamukana amashimwe, ushima Imana kubyo izaba yakoze. Amen. Murakoze cyane. Murakoze Eric, namwe mugire ibihe byiza. Okay, bye. Imana rero ishimwe. Mumaje kubyiyumvira nyine, umukozi w'Imana Nice Ndatabaye atubwiye amagambo menshi kandi meza y'ubwenge, arimo imbaraga, arimo guhumuriza, arimo ijambo rigarura ibyiringiro. Ndizera rero ko abashoboye kutugezaho ibibazo yagerageje kubisubiza nkuko rwose mwari mwabyifuje. Reka rero tukomeze n'ubundi kubashimira nka Hoziyana TV, tubibutsa gukora subscribe ndetse no gukanda ku kantu k'inzogera kari ku ruhande, kugira ngo ushobore gukurikira uri uwa mbere ibiganiro byose mutegurirwa na Hoziyana TV. Komeza kubibutsa ko kandi ubaye ufite ikibazo wifuza kubaza umuntu runaka, cyangwa se umuntu wifuza ko twazabatumirira, rwose ko wabyandika muri komanteri ukatubwira icyo wifuza. Imana rero nibaho umugisha, nkuko mubizi n'ubundi turakeneranye, ndabakeneye namwe murankeneye, buri wese akeneye mugenzi we. We all need each other. May the Lord bless you.